Imana isezeranya Abisiraheli umugisha ku iherezo. Nje kubwira abantu bacitse intege ngo bicika intege kuko iherezo rigize gute rirabonetse. Imana itugirire neza. Abantu baguciye intege ni benshi, hari amagambo bakuvuze wumva wabivamo, hari inkoni wakubiswe wumva gusengura byanze, hari agahinda wahuye nako, abandi batikasengera abandi kabayeho kuriya. Uyu munsi wa none Imana igufiteho umugambi, kandi umugambi gufiteho nuko ivuze ngo ngusezeranyije iki umugisha. Ntabwo Isirayeli irimo kuvugwa ari Isirayeli ya kera. Isirayeli irimo aleluya, Isirayeli irimo kuvurwa, iri kuvuga uyu munsi ni jewe ni wowe. Ukuramo icuho, nyuma yo gukuramo ico cuho cyari kirimo, nta kindi kigaruye Imana igaruwe no kugira ngo yegure ihema ryawe. Mbese mu magambo make, soma umurongo wa 10, soma umurongo wa 10 na gatatu oya nasoma 12. Sinzi impamvu nigize umuyobozi cyane, nge ndi umuyobozi w'ikiganiro ko umuyobozi w'ijambo ry'Imana, ariko hari ahantu nanjye ndi kuhareba. Yego oya 13 muvandi. Dore iminsi izaza, niko Uwiteka avuze. Hano umva neza. Yego umuhinzi azakurikirana n'umusaruzi. Umuhinzi n'umusaruzi bagiye gukurikirana. Soma. N'umwenzi w'imizabibu azakurikirana n'uw'imbuto. Yego n'umwenzi w'imizabibu n'uw'imbuto bagiye gukurikirana, kandi imisozi izatobokamo vino iryoshye. Urakoze, Imana iguha umugisha. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndiratuba Imana Concorde, kamfata umwanya ngushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikanda, musabiye umugisha. Yego uyu munsi ndi kumwe na Mutuyimana Jean Claude, n'umwana w'Imana akaba n'umukozi w'Imana, byose arabifatanya. Niwe tugiye kubana muri iki kiganiro, reka tumusabe abasuhuze. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Tubifurije umunsi mwiza n'igitondo cyiza cy'umugisha aho muherereye. Ubwo bari mu gitondo ni igitondo cyiza, abari n'umugoroba n'umugoroba mwiza. Imana ibahe umugisha. Yego ndamutunguye yaraje kundeba ndi kwikoranira n'undi muntu, ndangije ndavuga nti nkurikije ikikurimo ntabwo wagenda utice hano imbere ya kamera. Ntabwo bishoboka kuko ushaka kujye kundega ngo nagufatiranyije mbo ariko uramuhoteye. Oya njyewe nk'umuntu nzi amavuta yawe, sibyo wageraho ndi gukorera ikiganiro ukagenda nge ntagutunze kamera. No kuvuga ngo dohere dukiteguye, niko umuririmbyi yavuze ngo dohere dukenyeye mu mitima kandi amatabaza yacu ahore ari kwaka. Rero mu buzima busanzwe umuganga mu mutwe we nta kindi kiba kirimo, nuko ari butera urushinge, nuko ari butanga ikinini, kandi natwe tumeze nk'abaganga. Niyo mpamvu mu mutwe wanjye, niyo mpamvu mu buzima bwanjye ntashobora kubura icyo ntangariza abantu. Ntabwo bishoboka. Ntabwo ngo witeguye, ngo ntabwo ngo ugize ute, ntabwo ngiye kukubaza ngo mbese abaturage bishyuye mituweli uko ntabwo uri mudugudu. Ngiye kukubaza ndi ijambo ry'Imana, Imana muri kubana gute muri iyi minsi? Nukuvuga ngo nge ndi Imana tubanye neza. Abantu barabana nk'amatwi n'amabinga. Yego urumva ndi Imana tubanye neza, dore ko muri iyi minsi iri kuvuga kandi gahita nagasohoza, iri kumbwira ikintu gahita gikora. Umva ko rero ntaco nayishinja kandi nariye. Nibyawe uri kukubwira cyane n'iby'abandi, yaba ibyanje yaba n'iby'abandi, byose iri kuvuga gahita igira gute isohoza. Urugero nkanje kuwa kane yaransekeje. Yego uyu munsi ni kuwa kabiri, sibyo? Ku cyumweru irongera iransetse, sibyo? Ubwo ni kabiri mu cyumweru cyagize gute cashize. Kuva kuwa kane, reka mvuge guhera kuwa kane amagana abantu batatu uhamagawe n'abantu batatu, bose bambwira ko Imana yakoze imirimo n'iki nibitangaza. Ku muntu wari ushaka perimejo yarayibonye. Ubwo rero kumva uwo muntu wabonye perime wari uyishaka kaba yarayibonye ejo, nishimwe rikomeye. Hari undi muntu ejo twavuganye nanone Imana yishyuriye nanone ideni, umunsi w'ejo nanone ni mugoroba, nawe Imana yakora imirimo n'ibitangaza, nawe iramwishyurira. Urukumva ko yagiye ikora imirimo n'ibitangaza. Rero na uyu munsi ndacyahagaze mu cyizere cy'uko Imana igikora. Hari umuntu Imana yari yemereye inka, nawe ejo bayimuhaye. Ni muri abi bintu by'amashira hamwe, nawe ejo bayimuhaye. Rero urumva ko Imana igukora imirimo n'ibitangaza. Ntabwo rero nabura kunezerwa, sinabura no kwishima, umutima wanjye wuzuye ibyishimo. Yego rero
kuri njewe nanje igenda impisha igenda indengera igenda ikora ibintu bitunguranye ariko igakora yego ku gihe wenda twari tuzi ko hari abantu baba bari kuvuga bataraseba abandi bataramwara abandi batarapfa ariko kubera ico Imana yanditse warangiza mu cimbo c'urupfu Imana ikakwihera umunezero nukuri Imana ishimwe niko bimeze senga uga Imana mu izina rya Yesu tugushimiye kubw'ubuntu n'imbabazi watugiriye ubana natwe ukadukomeza ujya uvuga kandi ibyo uvuze ugasohoza izina ryawe nirishimwe abantu bagira amagambo yo kagira ijambo abantu bakadutega iminsi wowe data wa twese nyagwara ku ngoma ukaturinda abari biteze ko tuzamwara mu cimbo c'induru hakavuzwa impundu izina ryawe nirishimwe tugire neza muri iki kiganiro kandi ukuboko kwawe kw'imbabazi kubane natwe mu izina rya Yesu amen amen ijambo ry'Imana waduteguriye murakoze oya ndabizi nyine nagufatiranye zabindi batira kuguye gitumo murakoze cyane ijambo ry'Imana turaza kwisanga muri Amos ibice 9 umurongo wa 11 iryo jambo Imana yampaye uyu munsi wa none umva saa 9 za nijoro yego Amos hagira ngo Imana arizi ko turi buze kubonana uko mu buzima bwanjye no mu bintu nategura uyu munsi ntabwo kuvuga Imana byarimo urumva ko kuza imbere ya kamera nibyo bitari mbego kuvuga Imana nziko ntacyo wavuga Imana itarimo kubera ko guhera mu gitondo kurinda kugeza amasaha y'umugoroba gahunda nari mfite nyine gahunda nari mfite yari iyo mu bindi gusa ni mugoroba ho kuri Zoom turaterana ariko mu bijyanye no kuza imbere ya kamera no kuza imbere ya kabiri guca ya kamera guca ntago byari birimo niyo mpamvu rero ariko Imana yari ibizi kandi yanabipanze kuko nta kintu Imana igikorera guhomba umva rukuntu ibi bintu ari bishya nitwa nje maze umwaka nkorana ibiganiro n'abakozi b'Imana buri gihe nta kiganiro tudasoma ijambo ry'Imana nibwo bwa mbere twasoma mu gitabo cya Amos uvuge Amos cya Amos nukuri kw'Imana pe ubwo hari impamvu kuko ibintu byose Imana ibikorera kubera inyungu zayo kuko nta kintu na kimwe Imana igikora kubera guhomba ibintu byose bikora kubera inyungu izina rya Yesu rero Imana impamvu yemeye ko tuhasoma noneho by'umwihariko ari na njewe wa mbere kuva wakora ibiganiro usomye iri jambo ubwo hari ubutayi Imana ishatse kugukuramo hari n'ahandi ishatse kugushira Amos ibice 9 umurongo wa 10 umva mbabara bari nje usoma yego ngasoma ku mutwe w'amagambo nawe ngusomye Imana isezeranya abisiraheli umugisha ku iherezo Imana isezeranya abisiraheli umugisha ku iherezo nje kubwira abantu bacitse intege ngo bicika intege kuko iherezo rigize gute rirabonetse Imana itugirire neza abantu baguciye intege ni benshi hari amagambo bakuvuze wumva wabivamo hari inkoni wakubiswe wumva gusengura byanze hari agahinda wahuye nako abandi batikasengera abandi kabayeho kuriya uyu munsi wa none Imana igufiteho umugambi kandi umugambi gufiteho nuko ivuze ngo gusezeranyije iki umugisha ntabwo Isirayeli irimo kuvugwa ari Isirayeli ya kera Isirayeli irimo aleluya Isirayeli irimo kuvurwa iri kuvuga uyu munsi ni jewe ni wowe Imana igusezeranyije iki umugisha kuko iherezo ry'ibibazo rirarangiye ahubwo winjiye mu iherezo winjiye mu mugisha niko Imana ivuze murongo wa 11 uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye nica ibyuho byaryo kandi nzasana ahasenyutse haryo nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze Imana itugirire neza uyu munsi wa none nta magambo menshi dore ko rwamagana rwa konkorude ubwo nyine ndasiye aho ngaho ariko nongere mbatangariza abantu badukurikiye nongera nkubwire ubuhanuzi nguhanurire nkubwire ngo guhera uyu munsi Imana yongeye kwegura ihema ryawe ihema ryawe ryaraguye ibintu byawe byarasenyutse rimwe na rimwe bisengwa n'abo mwicarana bisengwa n'abo musangira bisengwa n'inshuti zawe magara ariko uyu munsi Imana yongeye kwegura ihema aleluya yongeye kwegura ihema ryawe kandi ryeguriye mu maso y'abatari babishaka iravuze ngo yongeye gusana ariko papa yongeye gusana kandi byije gusana nta bindi ije gusana ibyawe byasenyutse haleluya Imana tugirira neza umutima wawe warasenyutse agahinda ni kenshi ariko arakanongera ngo itangazo wicika intege gusa Imana nimara kwegura ihema ryawe ntuzibagire Imana idufashe amen abantu benshi bazi neza ko ubuzima nkunda kuvuga akantu kubera ko abantu bakunda kuvuga ngo kuki tuvuga abantu cyane narababwiye ubushize narababwira ngo Satani ari mu muntu n'Imana iri mu muntu Imana itugirire neza abantu rero baraje Imana iguterekera intebe abantu bayishiraho imyanda abantu barara bakwirukankaho abandi birirwa bagusiga icasha ariko reka ngutangarize ngo Imana niyegura ihema abandi bavuzaga induru bazavuza impundu Imana itugirire neza Imana twambika imbaraga ibyo urimo gucamo n'ubuhamya bw'ejo hazagira gute hazaza
kuko iyo uzaba ukomeye uca mu bikomeye, iyo utarabigitangarizwa ntiwabigitangaza. Reka nongera nkubwira ngo humura, iyo zikirimo imbuto nico bashakamo imijugujugu. Uko bayo kose ntago bibareba. Gaze mbwira umuntu akubwira ngo umuntu ntago hamagara kubwira ngo ibyo ndi kumva nibyo, uje mubwira ngo nibyo, kuko iyo mubwiye guca ntago yongeraga kuvuga kabisa. Ariko iyo umuntu akubwira ngo none ngo yewe ko ngorde ngo ko bambwiye ngo urarwaye, uti nta oya, mubwira uti nibyo, amagambo ashire. Ngo none ngo ko bambwiye ngo wahuye n'ibibazo, mubwira uti nibyo, kuko ntaca arabikoraho. Ariko uyu munsi wano ijambo rivuze iki? Ijambo riravuze ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi. Uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi. Ntabwo nshaka tuvuge Dawidi, shiraho izina ryawe. Yego, uyu munsi kambanze nivuge mu yego ivuga nta. Uwo munsi nzegura ihema rya konkorude ryaguye n'ikiduho byaryo, kandi nzasana ahasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Imana itugirire neza. Imana yeguye ihema ryanjye, Imana yeguye ihema ryawe. Ibyawe byasenyutse Imana irabisana, bivuze ngo nicuho umazemo iminsi. Ariko we reka mbabwire, ibintu byawe byose birimo icuho, uri guhinga bigapfa, wacuruza ugahomba, washaka bigasenyuka, bitasenyuka ukabura urubyaro. Imana yongeye gufata ibyari birimo icuho, ije gukuramo icuho. Yego, nyuma yo gukuramo icuho, nyuma yo gukuramo ico cuho cari kirimo, nta kindi kigaruye Imana. Imana igaruwe no kugira ngo yegure ihema ryawe. Mbese mu magambo make, soma umurongo wa 10, soma umurongo wa 13 oya, nasoma 12. Sinzi impamvu nigize umuyobozi cyane, nge ndi umuyobozi w'ikiganiro, ko umuyobozi w'ijambo ry'Imana. Ariko hari ahantu nanjye ndi kuhareba. Yego, oya 13 muvandi. Dore iminsi izaza, dore iminsi izaza, niko Uwiteka avuze, niko Uwiteka avuze. Hano umva neza. Yego, umuhinzi azakurikirana n'umusaruzi. Umuhinzi n'umusaruzi bagiye gukurikirana. Soma. N'umwenzi w'imizabibu azakurikirana n'uw'imbuto. Yego, n'umwenzi w'imizabibu n'uw'imbuto bagiye gukurikirana, kandi imisozi izatobokamo vino iryoshye. Urakoze, Imana iguha umugisha. Umva ijambo rikomeye muri iki kintu. Ndakubwiye ngo nibyo, ibumoso wararetswe, iburyo urarekwa, inyuma n'iburyo byarapfuye. Ariko guhera uyu munsi ibintu byawe bigiye gukurikirana. Umva akantu ku kandi, imva ibintu byawe byose Imana iraje kugira ngo yongere itobore imisozi. Imana itoboye imisozi. Kandi nzagarura ubwoko bwanjye Isirayeli bari barajyanywe ari imbohe. Imana ibaha umugisha. Bazongera kubaka imidugudu yari yarashenywe, bayisubiremo. Bazatera inzabibu banywe vino yazo, bazahinga imirima barya ibisaruwemo, kandi nzabatera kumera mu gihugu cyabo. Ntabwo bazongera kurandurwa mu gihugu cyabo nabahaye. Niko Uwiteka Imana yawe. Imana iguhereza umugisha. Imana iramutse kuyamutuye muri Ntarama mu Kagitega cyane kana kuntabarira Musanze, ntabwo yaba intabaye. Yego, nongera mbisubiramo, Imana iramutse nkuya muri Ntarama Kagitega canika igana kuntabarira Musanze, ntabwo yaba intabaye, kuko hari abantu benshi bazi neza ko ntazatabarwa. Rero mu by'ukuri niyo tuvuga Imana twarasaze muri abatamutwe mwararindagiye. Reka nkubwira ngo bazarindagira ntari narindagira. Reka nongera ngutangarize, Imana igutabarira aho wamwariye, handi wasebera Imana igutabarira, aho waraye habari Imana igutabarira uryame neza, aho watakeye bishusha bitagira ibishimbo ari Imana iguhera ifiriti n'umuceri, aho wamwariye ukaburira urubyaro ari Imana izagutabara iguhera urubyaro, aho wadestabile era cinema, aho wambariye ubusa toside era zenema deva, aho waburiye amata ariho uzahanywera mwakira ijambo ry'Imana. Reka nta bintu byinshi byo kuriga turasubiza turavuga amagambo menshi. Hari ibintu tugomba kuvuga. Imana yatubwiye ngo ibyo muzatura nzabikora. Iravuga ngo nimusaba umugisha nzawutanga. Iravuga ngo nawe muzavuma nzabavuma. Ni ukuri. Guhera uyu munsi Imana yongeye gufukura, itoboye imisozi. Ugiye gutungurwa na gorude, ugiye gutungurwa n'umugisha, kuko aravuze ngo ibiri mu isi byose nibyo Uwiteka. Izahabu n'ifeza n'ibyanyu. Wahituriza Imana yeguye ihema ryawe. Mwakira ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Yego, 078 21 38 132. Niyo nimero iba kuri WhatsApp buri saa 2 z'umugoroba hano mu Rwanda. Abari kuri Zoom wamwandikira bakaguha link mukabana mu masengesho. Abari amasengesho meza cyane, Imana iramanuka ikatuganiriza. Niko usibye no ntabwo ikutuganiriza, kuko yakuganiriza ntagira ikimuntu yakuganiriza hajya aca gusigira, ahubwo araza buri wese akamuhereza ibyo ashaka. Imana irazi kabana natwe. Yes, yarangiza ikamenya ibibazo dufite.
warangiza ugatahana ibyaho ukitahira. Ntabwo ari umunsi wo kuja guhabwa randevu, ni umunsi wo gusubizwa randevu. ariko Imana izamfasha nanjye mboneka muri amasengero. Wayabonetsemo rimwe sinzi wahisoke. Nubundi ntabwo mba ndi mu byanjye, mba ndi ku mashini. Niko bimeze kandi hari abandi bantu baba bashonje. Mba ndi ku mashini. Burarega njewe ndi pastor wo kaba bishop. Mba ndi ku mashini kugira ngo niba ari ikiganiro twakoranye ngitunganye abantu kibagerereho kugihe. Uvuga ngo njya mbaye twa breakfast mu gitondo ikiganiro ngomba ugishiraho. Sasa nkabaha lunch. Nimugoroba nkabaha dinner. Niko bimeze. Nimugoroba babyita ngo iki? Babyita super cyangwa dinner. Dinner mu Faransa. Muzabimenya. Yego urumva kugira ngo hatagira abantu bicwa n'iki n'irungu. Ibyo rero biba bisaba ngo mbone umwanya wo kubitunganya neza, niyo mpamvu rwose pe ntajya mboneka. Hoya nta kibazo, ikigenzi ni kimwe nuko byanga byakunda uyu mwubatsi agiye kubaka, sibyo? Ashinga igiti hari agashinga ikindi hari. Noneho yagera hejuru hari aho bijya bihurira. Iyo bihuye guca rero bigahura, yego inzira irubakwa igakunda. Rero aho bari nanje naho ndi tuba turi guhuza. Iyo tubihuje rero bigenda neza. Imana iguhe umugisha. Yego reka nkubwire wowe ukeneye umuntu wagutekera mu kirori, ufite ubukwe, ufite graduation, umuhungu wawe yasezeranye cyangwa yarangije shuri, ibintu byinshi bitandukanye ukaba ukeneye umutetsi wagutekera. Usibye n'umutetsi no kwambika abageni. No kwambika ufite uri umugeni ukeneye kuzambara neza rwose pe. Gana Bora Cooking Company. Bora Cooking Company. Yego ni company itekera abantu mu bukwe, ikambika abageni neza neza. Wabahamagara ku 0783 0783 80 batanga serivisi nziza. Niba muri kujyana kubabesha babaze bagende, sibyo? Bagende baje kuri Mutima no official. Hari akantu banyambitse narocinze indirimbo zawe, bareba uburyo twari twambaye, bareba ukuntu twari twambaye, barahita babibona ahandi mane bamugisha. Ikindi bajye bareba ukuntu mba meze nubwo batari kundeba, nubwo ndi inyuma bajye bumva vibe mba mfite ndi guseka. Yego ni inkunga Bora Cooking Company bayanteye cyane rwose. Imfasha nabana buzagatike urumva. Yego bigakunda kankandira akanyenyeri ati genda ugere ku bakozi b'Imana. Muri misi tuzanabibereka, tuzatangira kuza twambaye nkuko ari bo batwambika kabisa, ko nibyo turi kwitegura. Muri tubibereke. Imana bahumugisha mu izina rya Yesu turabakunda. Sawa nisenge. Amen. Amana mu izina rya Yesu. Nanone tugushimiye kubanye natwe muri iki kiganiro kandi kugusaba gutotesha amagambo. Icinyenzi nuko tuzi kandi tukaba turi abana. Habwa icubahiro rero kandi buri muntu wese kurikirana iki kiganiro ahabwa umugisha nawe mu izina rya Yesu.